Tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Ferdinand Makigi, ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro giheruka twarebeye hamwe kwiteka Abisirayeli bavugaga ko Imana ibarenganya kuko bumvaga ko nta kosa bakoze. Ikindi twabonye nuko igihe kizagera kwishimira ibyaha wakoze bigashyirwaho iherezo. Twabonye kandi ko Imana yacu ihana icyaha nubwo idatanga igihano ako kanya. Twaganiriye kandi ku ngingo ivuga ibihanura kuza kw'intumwa ebyiri arizo Yohana Umubatiza uzaza gutunganya inzira ndetse na Yesu Kristo we ntumwa y'isezerano. Twabonye ko ubutumwa buvuga kuri Yohana Umubatiza ariko ntibuvuge kuri Kristo Yesu nk'intumwa y'isezerano. Twabonye ko ubuhanuzi bwa Yohana Umubatiza bwasohoye mu gihe Yesu Kristo azagaruka aje kwima ingoma ye. Uyu munsi turaganira ku ngingo ivuga ku kugarukira Imana. Mbere yuko twinjira muri iyo ngingo ndongera ngo usubiriremo ibijyanye n'integuza ebyiri. Ngaho nyemerera mfata akaruhuko gato maze ngaruke mu kanya twiganirire. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Amagambo fatizo y'ikiganiro cy'uyu munsi ni icyaha, kwihana no kwizera. Umurongo fatizo w'ikiganiro cy'uyu munsi uboneka muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 7. Haravuga ngo uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu muhora muteshuka, mukareka amategeko yanyu ntimugitondere, ntimungarukire nanjye ndabagarukira. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Igice cya gatatu gitangirira ku gisubizo cy'ikibazo cyabajijwe n'Abisirayeli ku mpera z'igice giheruka aricyo cya kabiri. Fata Bibiliya yawe dusomere hamwe amagambo dusanga muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 1. Haravuga ngo dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyiriza inzira. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Muri uyu murongo umwe dufitemo intumwa ebyiri. Integuza ya mbere izaza mbere igatunganya inzira ni Yohana Umubatiza wavugwaga. Hanyuma integuza ya kabiri y'isezerano ni Umwami Yesu Kristo wavugwaga. Ubuhanuzi buvuga ku ntumwa ya mbere buboneka mu butumwa bwiza bwose uko ari bune, kandi bukavuga Yohana Umubatiza. Hano nta gukekeranya guhari. Nyamara kandi intumwa y'isezerano nta hantu tuyisanga mu butumwa bwiza, kandi impamvu irumvikana. Iyi ntumwa y'isezerano ni Umwami Yesu Kristo. Ariko muri iki gice ntibavuga ku kuza kwe kwa mbere. Uku kuza kwe si ukuza mu buryo bw'ubuntu, ari umucamanza, ari umucunguzi. Ahubwo ni ukuza ari umuntu uzima ubwami bwe hanyuma agakuraho abamwigometseho. Uribuka ko igihe kimwe Yesu yabwiye umuntu ngo ninde wanshyizeho kuba umucamanza wanyu cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 12 ku murongo wa 14. Ntabwo Yesu araza guca imanza. Bwa mbere aza yarazanywe no gukiza. Yaje azanye ubuntu, ntabwo yaje azanye ubutegetsi. Yaje nk'umukiza, ntiyaje nk'umutware runaka. Noneho reka twinjire no mu mirongo yo mu butumwa bwiza ivuga kuri Yohana Umubatiza. Umurongo wa mbere tusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 11 kuva ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 10. Haravuga ngo ariko mwajyanywe n'iki? Kubera umuhanuzi. Ni koko, kandi ndababwira yuko aruta umuhanuzi cyane. Uwo niwe wandikiwe ngo dore ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izakubanziriza igutunganyiriza inzira. Mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 1 ku murongo wa 2 naho turahasoma ngo nkuko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe izatunganya inzira yawe.
mu butumwa bwiza bwa Luka mu gice cya 7 ku murongo wa 27 naho haratubwira ngo uwo niwe wandikiwe ngo dore nenda gutuma integuza yanjye mbere yawe izakubanziriza itunganya inzira yawe. Hanyuma tugasoreza mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 ku murongo wa 23 havuga ngo ati ndijwi ry'urangurura mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Ayo ni amagambo yavuzwe na Yesaya mu buhanuzi bwe, ariko kandi turabona ko na Malaki yagarutse kuri Yohana umubatiza. Iki ni igisubizo cy'Imana ku bana ba Isirayeli. Bwa mbere Imana izamwohereza nk'umukiza kuko ari umunyabuntu kandi akaba ashaka gukiza, ariko ntibizarangiriraho. Nanone azagaruka nk'intumwa y'isezerano aho azabaje guca imanza no guhana isi. Ubashije kunyumvisha ko Imana itagambiriye guhana icyaha hanyuma igashaka ko abanyabyaha bakomeza gukora ibyaha ntibahane, nabyibazaho. Ukuri natera Imana umugongo biramutse bigenze gutyo. Gusa Imana igaragaza neza ko izaciraho iteka abakora ibyaha. Nshuti yanjye, reka nkubwire ko Kristo atazagaruka nk'umukiza wawe, ahubwo azaba ari umucamanza wawe, wabyemera utabyemera. Yesu yaravuze ngo kuko ari nta numwe data aciraho iteka, ahubwo yabihaye umwana ngo abe ari we uca amateka yose. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana bice 5 ku murongo wa 22. Mu gitabo cy'ibyahishuwe tubonamo intebe yera yicayeho. Abatakaye bose cyangwa se abayobye bose, baba abakire cyangwa abakene, abakomeye cyangwa aboroheje, bose bazahagarara imbere ye. Inshuti yanjye, uko waba uri kose ntuzaramira mu byaha ngo birangire gutyo nta rubanza uciriwe. Iyo bavuze intumwa y'integuza tugomba gusobanukirwa neza isezerano rivugwa iryo ari ryo. Abantu benshi bagiye batekereza ko ari isezerano rishya. Gusa ibyo nta hantu bihuriye no kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo, ahubwo biravuga ku isezerano Imana yagiranye n'Abisirayeli. Iri sezerano turisanga ahantu henshi mu byanditswe. Urugero, mu gitabo cy'iby'Abalewi ibice 26 kuva ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 13 turasoma ngo nzabitaho mbororotse mbagwize, nkomeze isezerano ryanjye namwe, muzarya ibigugu bya kera, mudahe ibigugu kugira ngo mubone aho muhunikira ibishya. Nanjye nzashyiraho ubuturo bwanjye hagati muri mwe, mutima wanjye ntuzabanga. Nzagendera hagati muri mwe mba Imana yanyu, namwe mu bwoko bwanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo mutaba baretwa babo. Nabatuye umutwaro wabahetamishaga mbagendesha mwemye. Ni Imana ibaburira nibatayumvira. Iryo ni isezerano Imana yagiranye n'Abisirayeli. Uzabona ko yabihamije mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 kuko gihamya amategeko ya Mose ndetse kikavuga ibyo Abisirayeli banyuzemo nyuma y'imyaka 40. Gutegeka kwa 2 igice cya 4 ku murongo wa 23 haravuga ngo mwirinde mwe kwibagirwa isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu yasezeranye namwe, ngo mwiremere igishushanyo kibajwe mu ishusho y'ikintu cyose Uwiteka yawe yakubujije. Birumvikana ko Abisirayeli bari barakoze ikintu Imana yababujije, bakajya mu bindi bintu Imana idashaka. Malaki atubwira ko intumwa y'isezerano izaza igihe kimwe gusohoza iri sezerano. Imana izatura hagati muri bo, ndetse niyo mpamvu mu 30 ibanza y'iki gice tuhabona ibijyanye no kwezwa bizabaho icyo gihe. Imana ntizigera igenda hagati muri bo keretse ibejeje. Uku ni ukuri k'umurimo wose wa Gikristo uyu munsi. Twasomye amagambo avuga kandi ngo umwami mushaka. Uyu azaba ari umwami Yesu Kristo, ni Imana yihinduye umuntu. Twasomye kandi ngo azaduka mu rusengero rwe. Ibyo ntibivuze ko vuba azaza mu rusengero rwe, ahubwo azaza mu buryo butunguranye. Umuntu umwe yabwiye Magi ati ujye uvuga ibijyanye no kuza kwa Kristo, aho azazamura itorero rivanye mu isi. Nibyo rwose, ubwo ibyo bizaba nkibonera n'amaso yanjye itorero rivanywe mu isi, nibwo nzahita nakira Kristo. Magi yaramusubije ngo bizaba byarangiye, kuko impamvu azaba akura itorero mu isi nuko bizaba byarangiye. Ntuzaba ukibashije kuba umwe mu bagize itorero. Ushobora kuzakira Kristo uwo munsi, ariko ntibikubuze kunyura mu gihe cy'amakuba akomeye. Gusa ndatekereza ko waba uri umupfapfa niba utegereje icyo gihe. Yitwa umwami n'urusengero rwe, ndetse akaba intumwa y'isezerano. Hado tuzi ko uwari umwami Yesu Kristo. Uwo tuzi mu isezerano rishya nk'umwami Yesu Kristo
ni marayika w'isezerano mu isezerano rya kera. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 2 haravuga ngo, ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka, kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi. Tuzi ko hano Malaki yarari kuvuga ku kugaruka kwa Kristo, kuko ikintu kiri kuvugwa hano ari igihano. Umva iyi mvugo yakoresheje, yagize ati ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, uku ni kugaruka kwa Yesu Kristo, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka, kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi. Mu gucura icyuma kinyuzwa mu muriro, hanyuma cyatangira gushonga ukaba wagikoramo ikindi kintu. Ngo kandi n'isabuni y'abameshi, azaba aje koza no kweza. Icyo gihe nta kizinga cyangwa kwandura bizabaho mu bwami bw'imyaka 1000 buzaganza muri iyi si. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 3 haravuga ngo, kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba, azatunganya abahungu ba Lewi abacenshuri nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza, maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse. Ngo kandi azacura nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba, azatunganya abahungu ba Lewi. Umwami azeza abazaba bagiye kwinjira mu gihe cy'imyaka 1000, ngo abacenshuri nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza. Hano hari uburyo bubiri, koza no kweza. Koza ni ugukoresha isabuni nk'uko biri kuvugwa hano, hanyuma umuriro ugakoreshwa mu gusuzuma. Ubu ni ubundi buryo Imana ikoresha mu kutweza no kudusuzuma. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 4 haravuga ngo, maze amaturo y'i Buyuda n'i Yerusalemu azanezeza Uwiteka nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Ngo maze amaturo y'i Buyuda n'i Yerusalemu azanezeza Uwiteka. Uwiteka azishimira amaturo yabo, kuko abazaba bayatura bazaba bamaze kozwa no kwezwa. Imana ntinezezwa n'ibikorwa cyangwa imirimo ukora, niyo umutima wawe utejejwe. Keretse ubanje ukareka ibibi byose ukora ukabitera umugongo, ushobora kugwa mu cyaha, ariko iyo uguye ukarambarara, Imana ntiyemera idini ryawe. Twasomye kandi ngo nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Mu gihe cya Salomo hari igihe Isirayeli yakoreye Imana ku buryo ubuhamya bwabo bwageraga mu isi yose. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo, kandi nzabegera enje urubanza, nzabanguka gushinja abarozi n'abasambanyi n'abarahira ibinyoma, n'abima abakozi ibihembo byabo, bakarenganya abapfakazi n'imfubyi, bakagirira nabi umunyamahanga, kandi ntibanyubahe, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ngo kandi nzabegera enje urubanza, nzabanguka gushinja abarozi. Muri uku gushyingiranwa gutandukanye, mu gushaka abapagani n'abagore basengaga ibigirwamana, baje bitwaje uburozi n'imana zabo. Uyu munsi abantu benshi barava ku Mana bakajya kwizera izindi mbaraga zidasanzwe. Ese iyo bigenze bityo, itorero ibyitwaramo gute? Riba ryarananiwe gushaka ikibura. Twasomye kandi ngo n'abasambanyi. Ibi birareba abagiye gushakana n'abanyamahanga, hanyuma bagatandukana n'abagore babo bishakira abanyamahanga b'abapagani. Ngo n'abarahira ibinyoma, abo n'ababeshyi. Ngo n'abima abakozi ibihembo byabo, bakarenganya abapfakazi n'imfubyi, bakagirira nabi umunyamahanga, kandi ntibanyubahe, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Mu yandi magambo, ibyo abantu bakoraga ntibyahamyaga Imana. Umunyamahanga wari uhari icyo gihe, uwo bagahamirije, yari yarateye Imana umugongo bitewe n'ukuntu yafatwaga n'abantu b'Imana. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 6 Bibiliya iravuga ngo, kuko jyewe Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. Imana ni Imana ihana, ariko nanone ikaba Imana igira ubuntu. Kuba itarabarimbuye bose nk'Abedomu, ni ukubera ubuntu bwayo, kuko Imana ari inyabuntu. Uyu munsi nabwo Imana iracyagira ubuntu, kuko ntigihinduka. Shima Imana kubera iyo mpamvu. Uyu munsi nabwo Imana iracyahana. Icyo ni ikintu giteye ubwoba ku munyabyaha, ariko nanone ni Imana itagihinduka mu bijyanye n'ubuntu, kuko hari ihumure ku muntu wese uzemera kwakira ubuntu bw'Imana. Tugeze ku kintu kibi cya 6 aba bantu bahaye Imana. Mu gitabo harimo 8, twabonye 5 muri byo, none tugeze ku cya 6. Aba bantu bakiraga Imana mu bibazo. Imana yavuze ikintu, hanyuma bayisaba kubyemeza. Imana yazanye ibirego 8 ishinja ubu bwoko bw'Abisirayeli, hanyuma nabo babaza ibibazo. Imana yasubije ibyo bibazo mu buryo bwiza bw'ikinyabupfura. Kugira ngo tuvuge kuri ibi bibazo, biradusaba kuba dufasha akaruhuko, hanyuma tukareba abantu babibajije. Nyuma y'uko Abisirayeli bajyanywe bunyago mu gihe cy'imyaka 70, abarokotse bagarutse mu gihugu.
bashatse gusana umujyi no kongera kubaka urusengero, gusa babikoraga batabishaka. Bari barahuye n'ububabare batewe n'ubucakara. Kimwe na base bubakaga amatafari mu Misiri, nabo bahoraga barira. No mu gihe bagarukaga nabwo bahuye n'ibihe bikomeye, harimo gucibwa intege no kurenganwa bikomeye. Mu gihe bagarukaga mu gihugu bumvaga ko ibintu bigiye kuba byiza bakanezerwa, ariko ibyo ntibyari ikibazo. Ubwo bwari uburyo bw'Imana bwo kubahana cyangwa kubashyira ku murongo. Igihano kiragukomeza cyangwa kikakoroshya. Aba bantu baje kunangira imitima bitewe n'ibibi bahuraga nabyo. Bari bameze nk'imfungwa irekuwe ariko ikaba itarahindutse. Bari bavuye mu bucakara ariko bigasa nkaho nta somo bahakuye. Mu by'ukuri nta byinshi Imana yari kuba yarabakoreye. Muri aba bantu niho havutse imbuto mbi yavuyemo abafarisayo, abasadukayo n'abanditsi. Ayo ni amatsinda y'abantu yari ahari mu gihe cya Yesu nyuma y'imyaka 400. Ikintu cyabaye cyo kwigumura ku Mana mu gihe cya Maraki cyagarutse mu gihe cy'Umwami Yesu Kristo, ndetse kiza ari ikibazo gikomeye. Imana yagerageje guhagarika iyo virusi yari yateye, niko kuzana ibirego 8. Ibisubizo byabo byerekanaga imitekerereze yabo. Berekanaga ko nta cyaha bafite, ndetse bikabatangaza ukuntu Imana iri kubashyiraho amakosa. Bumvaga ari abere, bumvaga hariho ubujiji. Bibwiraga ko barengana, ndetse bakumva ko ibirego baregwa nta shingiro bifite. Tugeze ku kibazo cya 6, aba bantu babajije Imana bijyanye n'ibyo yabashinjaga. Imana rero igiye kubabwira ikintu bagombaga gukora. Muri Maraki ibice 3 ku murongo wa 7 aravuga ngo, uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu muhora muteshuka, mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere. Nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti, tuzagaruka dute? Abisirayeli babwiraga Imana ngo, uri kutubwira ko tugomba kukugarukira, ntitwamenye ko twakuvuyeho. Igihe cyose tujya mu rusengero gusenga, dutanga ibya 10 n'amaturo, byo turabikora ndetse tugakora ibirenze. None ni gute uvuga ko twakuvuyeho? Bari baragiye kure cyane ku buryo batigeze bamenya ikibazo bafite. Hano navuga ko yari ishusho y'abantu benshi mu itorero ry'uyu munsi. Imihango n'imigenzo byasimbuye ukuri muri iyi minsi. Ibirori bikomeye byasimbujwe imbaraga. Uyu munsi usanga imbaraga z'Imana zarayoyotse mu bantu. Usanga abantu banyuzwe n'ibyo birirwamo kuko bumva ko ibintu byose bimeze neza. Ariko Imana yo ikavuga ngo, nimugaruke mwamvuyeho. Ese iyo Imana ivuze kuyigarukira biba bishatse kuvuga iki? Bisobanuye kwihana. Kwihana ni ukugarukira Imana. Imana yabwiraga abantu bayo gusa ngo, mwihane mungarukire. Urabona ko umuntu utizera adashobora kuvuga ngo, Mwami ngarutse mu rugo. Umuntu utizera ntiyigeze aba mu rugo, ndetse nta n'urugo agira. Umwana w'ikirara yavuye mu rugo mbere y'uko agaruka mu rugo. Yari umwana ibihe byose, ariko yavuye mu rugo, ndetse bikaba byaramusabye kwihana, agahindukiza ibitekerezo. Ngubwo ubusobanuro bwo kwihana. Mu Isezerano Rishya gusa niho tubona kwihana byuzuye. Kwihana mu Kigiriki ni metanoia, bikaba bisobanura guhindura ibitekerezo. Bisobanuye kuba uri kugenda mu cyerekezo kimwe, hanyuma ukaza kumenya ko wayobye, ugahita ufata umwanzuro wo guhindukira, ugafata ikindi cyerekezo. Igihe kimwe Magi n'umugore we bafashe urugendo, noneho bagera aho bayoboza inzira igana aho bashakaga kujya. Hanyuma umuntu barangiye ababwira inzira itariyo. Barakomeje bisanga bageze ku musozi, niko kubwira umugore we ko baba bayobye. Ikintu bakoze ni ugusubira inyuma, bagasubira aho bahereye, hanyuma bagakomeza kuko ariho hari inzira nziza. Icyatumye bahindukira nuko babonye ko bayobye, hanyuma bagashaka kunyura inzira nzima. Ubwo ni nabwo busobanuro bwo kwihana. Hano rero Imana yari kubwira abantu bayo ibijyanye no kwihana. Ikintu gitangaje mu Isezerano Rishya, n'abizera Imana yabwiraga ngo bihane. Abitwa ko ari abana bayo nibibwira ngo bihane. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe, Imana yahaye ubutumwa buri torero ryo mu matorero 7 yari yandikiwe. 5 muri yo Imana yababwiye kwihana, ariko ageze ku bahowe Imana bo mu itorero ry'Isimuruna suko yavuze, kuko bapfaga bahowe Imana. Ntibyahisabye kubabwira ayo magambo. Ku itorero ry'i Filadelfiya ryari rikomeye ku ijambo ry'Imana, ntiyigeze ivuga ngo mwihane, ariko ku matorero yose asigaye harimo Laodikiya, ubutumwa bw'Imana ku matorero kwari ukwihana. Uyu munsi hari ikintu cyo kubwira abadakijwe ko bagomba kwihana. Nibyo. Ariko se niki bagomba kwihana? Ese bakeneye guhindura icyerekezo cyabo? Nibyo, ariko kwihana si ubutumwa bugomba kubwirwa abadakijijwe. Magi yumva ko kwihana bigomba kubwirwa abizera kuko ari ukutumva muri rusange. Abizera nibo bakabwiwe kwihana. Umuntu ashobora kuvuga ngo, ushatse kuvuga ko umuntu udakijijwe uje kuri Yesu atagomba kwihana?
inshuti yanjye, kwihana kwa mbere akeneye ni ukwizera. Reka turebe ubutumwa Pawulo yabwiye Abatesalonike. I Tesalonike Pawulo yari ahafite umurimo mwiza, hanyuma niko kubabwira ngo kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye, nuko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana, ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho. Aya magambo yanditse mu Batesalonike ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 9. Ubwo Pawulo yajyaga mu mujyi w'i Tesalonike, ntiyigeze abigisha kureka ibishushanyo. Icyo gihe yari imyitwarire ikabije, ariko ntiyigeze abigisha kubireka. Ntiyigeze abigisha kureka ibisindisha runaka cyangwa se ikindi kintu cyose. Iyo niyo mpamvu Magi atakundaga umurongo wo kwigisha ku kureka ibyaha runaka. Ijambo ry'Imana ryonyine iyo rikoze kuri ibyo bintu nibwo ubigarukaho. Ubutumwa tugomba kubwira abazimiye nibwo Pawulo yabwiye umurinzi w'imbohe ngo izere umwami Yesu urakira, nk'uko byanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 16 ku murongo wa 31. Mu ijambo izere niho harimo kwihana kose wakenera. Ubwo Pawulo yaganaga i Tesalonike akigisha, ese yigeze abwiriza kwihana? Oya, yabwirije Kristo wenyine. Yarababwiye ngo nk'uko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana. Abatesalonike bagenderaga mu cyerekezo kimwe. Hanyuma Pawulo arababwira ngo ndashaka kubabwira Yesu Kristo wapfiriye ibyaha byanyu. Hanyuma Abatesalonike bahindukirira Kristo. Ubwo bagarukira Yesu, hanyuma batera umugongo ibishushanyo bisengwa. Guhindukira ni ukwihana. Urabona ko bahindukiye bakava mu cyerekezo barimo, gusa byose biri mu ijambo ryitwa kwizera. Nshuti yanjye, reka nkubwire ko mu gihe uhindukiye ko hari ikintu ugomba guhindukirira. Ntugomba kubwira umuntu gusa ngo ihane. Ari igihe bibaho ko umuntu arangwa n'amarangamutima menshi, umuntu akagira ngo uri gusenga cyane, nyamara atari ko bimeze. Ikibazo kiba cyabayeho nuko nta muntu wakubwiye Kristo. Rimwe na rimwe abantu bitiranya kwicuza no kwihana, nyamara si bimwe. Umuntu yicuza arira kubera ibyaha aba yakoze, ariko kwihana ni uguhindukira ukabireka. Iyo uhindukiriye Kristo ureka bya bindi byose bibi wakoraga. Nyamara benshi mu bana b'Imana nk'umwana w'ikirara bajya mu gihugu cya kure, hanyuma Imana ikababwira ngo ihane, ngwino mu rugo. Uwo niwe muntu uba ugomba kuza mu rugo. Imana ntiri kuvuga wa muntu utarakizwa, ni wowe iri kubwira aho ivuga ngo ngwino. Ese n'icyo uri gukora mu byaha, n'icyo uri gukora mu buhakanyi, n'icyo uri gukora mu busambanyi, Imana iravuga ngo ngwino mu rugo, hindukira hanyuma uze mu rugo. Ubwo nibwo butumwa bugenewe abizera. Kuri abo muri Isirayeli bari abana bayo, yarababwiye ngo mungarukire nanjye nzabagarukira. Umwana w'ikirara ntiyigeze abona igihano ubwo yageraga mu rugo, ahubwo mu gihugu cya kure niho yaboneye igihano. Niba utekereza ko umwana w'ikirara yaranezerewe, uribeshya. Umukristo waguye mu cyaha azatanga ubuhamya avuga ko umunezero yari yiteze atari wo yabonye. Benshi muri twebwe twatanga ubwo buhamya. Ikintu cyiza kandi cy'ingenzi ni ukuva mu ngurube ukagaruka mu rugo. Ingurube zonyine nizo zikunda aho ziba. Umwana w'ikirara yafashe umwanzuro wo kuvamo, asanga se iwabo kandi yakiriwe neza kuko yari agiye mu rugo. Mu gihe cya Malaki abantu bahakanaga ko bakeneye kwihana no kugarukira Imana, bitwaraga nk'aho nta hantu kure bigeze bagera. Baravuze ngo urusengero ruzuye, dukora imigenzi imwe n'imwe. Kwihana uvuga ni ukuhe kandi ni ukwiki? Kukugarukira uvuga ni ukwiki? Dusanzwe turi imbere yawe kuko nta hantu twigeze tujya. Ariko Imana irababwira ngo mwagiye kure yanjye. Mushobora gukora imihango yose ishoboka, ariko imitima yanyu iri kure yanjye. Icyo ni ikibazo kiri mu matorero menshi uyu munsi. Abantu benshi bajya mu migenzo runaka bakumva bihagije. Uyu munsi usanga hari imvugo zimenyerewe nka Yesu ashimwe na haleluya, nyamara ugasanga ubivuga n'uwikiriza bose imitima yabo iri kure y'Imana. Imana rero iri kudusaba kwihana, ariko birasa nkaho ari cyo kintu gikomeye mu buzima, cyane cyane ku bakristo. Sinzi impamvu ntekereza ko byatworohera kurusha undi muntu wese mu isi. Igihe kimwe Magi yumvise umwe mu bayobozi b'itorero wabwiye bagenzi be ko bagomba kwihana. Ikibazo cyari gihari nuko bagenzi be hari bitagenda babonaga mu itorero, ndetse bakayibona no ku mushumba wabo. Icyakurikiyeho nuko babandi banze icyifuzo cya pasiteri ahubwo bakamubwira nabi. Uko niko byamugendekeye kugutinyuka kubwira abantu ngo abanyetorero ngo nibihana. Abisirayeli baravugaga ngo tuzagarukira nde? Ni gute twakwihana? Turi abantu beza cyane, ntidukeneye kwihana. Abari hanze nibo bakeneye kwihana. Hari abantu benshi mu itorero uyu munsi bumva ko badakeneye kwihana, ahubwo bikaba bireba abandi bantu bo hanze. Nshuti yanjye, reka nkubwire ko tubikeneye. Uyu munsi dukeneye kugarukira Imana. Iyo abantu bitwara gutya, reka nkubwire ko hari ikintu Imana ikora kandi kibabaje.
rimwe na rimwe iyo uvuze ibintu bisa gutyo abantu bashaka kugucecekesha kuko uba uvuga ibitabanejeje. Sintekereza ko Maraki ari igitabo cyiza gishimisha benshi, ariko kuri njye ni cyiza kuko Maraki avugana nanjye nawe kimwe n'uko avugana n'undi wese, kandi dukeneye abantu batubwira muri ubu buryo. Dukeneye cyane abatubwira amakosa yacu. Umukozi w'Imana Magi ubwo yararwaye kanseri, muganga we ntiyakundaga kumuhumuriza cyangwa se ngo amukomeze. Magi yaramukundaga kuko yamubwiraga uko ikibazo kimeze adaciye ku ruhande. Iyo urwaye kanseri uba ukeneye umuntu ukubwiza ukuri ku ndwara yawe. No mu bibazo by'umwuka tuba dukeneye umuntu utubwiza ukuri kuko biba biganisha ku bugingo buhoraho. Tuba dukeneye ukuri mu buzima bw'umwuka, kabone n'ubwo ibyo atubwira byaba bibabaje. Imana ntijya igira ikibazo cyo kukubwira ukuri. Tugeze ku kintu cya 7 cyaranze aba bantu. Inshuro 8 zose aba bantu baje ku Mana bafite ibisubizo bidahwitse. Inshuro 8 zose bangaga iby'Imana yabaregaga nk'umwana muto uvuga ko bamubeshyira. Inshuro 8 zose babyisubujije. Inshuro 8 zose banze gusubiza, bibwira ko ari bo basenga cyane. Mbere ko dutandukana, ngiyi incamake ibyo twaganiriye. Nakubwiye ko umukristo ashobora kugwa mu cyaha ariko ntarambarara, ahubwo arabyuka. Imana ihana icyaha ariko kandi ikaba Imana igira ubuntu. Hari ihumure ku muntu wese rero wemera kwakira ubuntu bw'Imana. Imana iraduhamagarira kuyigarukira kuko rimwe na rimwe ibikorwa byacu bibi byerekana ko tuba twagiye kure yayo. Kwihana ukagarukira Imana niwo mwanzuro mwiza ubaho ushobora gufata. Mu ijambo kwizera niwo dusanga kwihana kuzuye. Ikindi kandi nuko guhindukirira Kristo aribyo bituma tureka bya bindi byose twakoraga. Reka dusenga Imana. Mana, ndagushimiye kubera ubuntu bwawe udahwema kutugirira uko bukeye nuko bwije. Imbabazi zawe zihoraho. Ngushimiye ko ari wowe ubasha kuduhumuriza byuzuye. Ngushimiye ko uhora uteze amaboko ngo wakire umuntu wese ukugana. Mana, kenshi dukunze kujya kure yawe tugakora ibihabanye n'ubushake bwawe, ariko ndakwinginze ngo ujye utubabarira, uduhe umutima wo kukugarukira igihe cyose yabayeho kujya kure yawe, kuko tukuvuyeho nta handi twajya. Ni wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Ndagusaba ngo twongerere kwizera, kuko mu kwizera arimo tubonera kwihana kuzuye. Uturinde kwishimira ibibi tuba twakoze, ahubwo twibutse kuguhindukirira igihe cyose twateshutse. Nsengeye mwene data wakurikiye ikiganiro cya none utarakwizera, ngo umwereke ukuri kandi umurikire abashe kumenya ko Kristo ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, maze amwizere uyu munsi. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagushimiye inshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha n'ingaruka tuzigira hamwe ingingo ivuga ku gutanga. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kunutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tw/org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.